umeze neza, buri kimwe kimeze neza. Impamvu ya mbere ngiye gutegura ino video, banza unyandike muri komenti umbwire ko umeze neza maze tuhite twimanukira. Umubebi yaranyandikiye kuri TikTok arambwira ati icyo gihe na postinze video spaghetti na sausage, arandika arambwira ati iyo uza kuba washizemo na creme byari kuba bimeze gute wane. Iyo comment ndabashira hano umuntu uza muri screen muraza kuyibona, siko bimeze. Umva none ngiye nese fata umwanzuro wo kuba nategura izo spaghetti zirimo creme, cooking creme, mwese murayizi siko bimeze. Ngiye ikintu ngiye nakoze nahise mbategurira spaghetti zirimo cooking creme. Icyo gihe uzi ukuntu yitwa chicken pasta. Ngiye nateguye y'inkoko chicken pasta. Come on. Umva katubikurikirane step by step ni wihutisha. Ciao ciao. Nahise mfata pavuro yanjye ndayikata neza, utuntu tw'utubox mfata ibitunguru byanjye nkata ibintu by'ibibox. Buriya muri pasta burangiye ntago nkunda buno butunguru butoya buto, ariko abenshi bagiye guteka pasta bakoresha ubutunguru bukataguye butoya, ariko ngiye nkunda igitunguru handi buryo nka gitestinga nyine nkumva ko ndiyemo ikintu cy'igitunguru. Nahise mfata ibinyanya, ubundi muri pasta nanya zijyama ariko ngiye nzishiramo kuko banshaka gukora ibintu by'umwihariko bitandukanye n'ibindi, kandi inyanya ziguhereza isura nziza iyo uzishizemo nyuma biguhereza ifoto, kandi burya nta foto nta cyabaye. Ngiye ikintu nahise nikora, nahise mfata tungurusumu zanjye ndazicopinga, nta mwanya wo kuzisekura mba mfite bana mba ndi kwihuta byatari inzara bibereye nabi. Ikintu nakoze nahise mfata coriandre yanjye, cyangwa ufite na celery persil ushobora kwita ubikoresha, ariko burya celery niyo nziza nanone niyo nihumuzamo ibiryo ukuntu, ariko coriandre irakubiye ifite umwihariko. Ikintu nakoze simfata inkoko yanjye, uri kubona uburyo ndi kunyuzamo icyuma, ntabwo ndi kuyisatura, just kunyuzamo icyuma nkaho ndi kukarambura nyine karambuka ibirungo byanjye bijyemo. Maze kukarambura neza mba nkashize ku isahani isanzwe, isahani nyine wazajya umariniraho, nawe wahitamo isahani wazajya umariniraho. Mba nshizemo white pepper, maze gushiramo white pepper bacizemo magi. Iyo ngiyo ni magi isanzwe, ushobora gukoresha magi iyi ngiyi kibe magi. Mu gihe wakoresheje kibe magi ushobora kwitushamo amavuta uri kuzimarinisha makeya cyane. Nahise nshiramo chicken masala, umva nta bintu bya danje. Impamvu rero nayimarinye ninte nyikatagura nte nyikaranga nte nshiramo ibitunguru, impamvu nayimarinye nuko ibyo birungo najya mbitekana ni sauce ya pasta. Burya bitekanye hari uburyo sauce igenda igahindura ibara ugasanga irasa wenda nk'umuhondo mukuntu cyangwa ikibara kitari kiza. Yemba nshaka kuyirya ari umweru ariko atari umweru cyane. Iyo kintu ngiye nakoze nese naga amavuta ku ipanu mba nicemo za breast zanjye zose cyari agapano, nubwo kari gato ariko n'ubundi breast zari noya. Ubundi mu minota ihwanye n'iminota 3-4 breast bihiye, kuko ntabwo uri guteka imbogo bana. Iyi ni inkoko y'inzungu, iyi ntabwo ari inyarwanda. Nagiye nyine mpindura zimaze gushya, cyakurikiyeho ni ukuzikata. Nazikase ibintu nabyo binini, ariko ubishatse nanone wanyuzamo icyuma mo hagati, ariko ngiye mba nshaka kurya inyama bana, mba nshaka kurya inyama nkumva ko ndiye inyama. Urabona ukuntu iri gusa. Numvaga nashabura, ariko nihaye ibanga, kuko iyo nza kujabura breast yanjye ari noya, mu nyama ngiye guteka ntabwo zari kuboneka pe. Icyakurikiyeho nahise no gusa makaroni yanjye niturije gake. Amakaroni buryo bayatogosa mwese murabizi, amazi n'amavuta nakunyu gake. Makaroni amaze gushya, apana kwa kunda binombe, amakaroni nyine yahiye apana inombe, nahise nyayungurura. Ushobora kuyayungura mu buryo busanzwe cyangwa ugakoresha kukayingereza ugafite. Ikintu nakoze nakoze ngo nahise naga ipanu yanyu ntanaga amavuta, ntanaga bya bitunguru byanjye biri kumwe, pavro, ibitunguru na tungurusumu byose nabiciyemo rimwe. Ndakomeza ndasimbiza, urabona agasura byahinduye apana gushiriye. Neze nshiramo ya nkoko yanjye. Ndabizi tujya tuvuga ati ngo byafashe ngisura ibintu nk'ibyo mukahita mugira gutyo igitunguru ukagenda ukagishiririza. Kamo nta mpamvu yo kugishiririza abantu. Ikintu cya kigiye gukurikira ni ugushiramo creme yawe bimaze nyine gusa nkaho bifata gasura. Iyo ngiyo ni cooking creme isanzwe. Nese nyinyanyagizamo gakeya kose nagashizemo ako ngako gapima 200. Ntago aba ari kenshi nyine karahendutse, na muntu wese yakwisangamo. Ndavanga urabona ukuntu agasosi kaye gusa. Iyo niyo bita pasta. Ikintu nakuze nongeyemo white pepper.
burangiye nkunda white pepper cyangwa black pepper kuko hari akantu kagasenda ukuntu yo gatuma nyine iryohamo ukuntu nese ncamo n'indi magi kuko nyine isosi ntabwo ibifitemo nyine akamagi mukuntu nyine nashizemo akamagi wowe uri guteka ushobora gukoresha kibe magi imwe cyangwa ugakoresha ebyiri nimba ukunda umunyu nyine nimba ukunda gutestinga umunyu ariko maximum ni kibe magi imwe. Ikintu nakoze isosi yari iri gufatana cyane nese nshiramo amata. Buriya ibiryo nyine ino pasta biba byiza yuko wayitekesha amata pana amazi bana kuko yitekesheje amazi watekesheje cream usanga taste yawe yishe. Cyo nakurikijeho nese nshiramo cheese nashizemo udupisi dutatu. Ufite cheese isanzwe yiriya y'umuhondo wayirapiramo ako ngiye ngiyo niyo nabashije kubona nyine iyo ngiyo y'ubuselax nese nshiramo ubucheese butatu ndavanga making sure yuko nyine yenze cheese yose. Cheese imaze kuyenga kiba kigiye gukurikiraho wowe tushiramo za tomato zawe wamara gusha bya bitomato nyine wakataguye. Ako se burareka nkubaze wibutse kumereza subscribe, comment, feedback. Umva ibintu byose mba nyeneye kubimenya uko mwabonye video icyo nahindura buri kimwe cyose mba nyeneye feedback zanyu. Aho ngaho ikintu nakoze nese nshiramo ayo makaroni yanjye ya makaroni yanjye natetse urabona ukuntu biri gusa ibaze ibiryo bitekera umwana wawe cyangwa ubyitekera nawe ku giti cyangwa uragenda ukagira ajya bazita baby face nese nshiramo coriandre yanjye reba ukuntu ariko biri gusa. Aho ngaho kiba kigiye gukurikiraho ni ukubyarura amazi ukarya. Wowe ikintu wo ngusaba sharing ino video ku muntu wese ukunda ibintu bijyanye n'ibyo kurya kuko nzajya mbatamo umva nzaba ubumenyi bwanjye ku buntu mwe muri kumwe na Chef Jamal 250. Umuntu yambaje ati kuki wise Chef Jamal 250 nuko nyine 250 ubundi vuza ahantu hose hari ibintu bihendutse. Ngiye nemeje ko nzajya mbaha ibintu bihendutse. Ndajya mbabwira ati baba nabakundaga tuzabonane ku indi video y'ubutaha nimba ubishoboye nyandikira comment y'ikintu nzagutegurira ubutanza kigukorera. Murakoze cyane.